Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Turi ku cyumweru cya 28 gisanzwe umwaka A. Amasomo matagatifu tuzirikana kuri iki cyumweru, irya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 25, umurongo wa 6 kugeza ku wa 9. Zaburi ni ya 22. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 4, umurongo wa 12 kugeza ku wa 14 n'umurongo wa 19 kugeza ku wa 20. Ivanjiri ni ya Matayo, umutwe wa 22, umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 14. Bakristo bavandimwe, kuri iki cyumweru turahamagarirwa kwinjira mu nzu y'ubukwe ngo dusangire ibirori by'ingoma y'ijuru. Mu isomo rya mbere umuhanuzi Izayi aratwibutsa ko abantu baremewe kwishima no gusangira n'Imana. Mu isomo rya mbere umuhanuzi Izayi aratwibutsa ko abantu baremewe kwishima no gusangira n'Imana. Arabivuga muri aya magambo: Atoraho azakorera amahanga yose umunsi mukuru kuri uyu musozi, abazimanira inyama z'ibinure, banywe divayi iryohereye, abaha inyama zoroshye na divayi imininnye neza. Azatanyagurira kuri uyu musozi umwenda wari ubambitse hejuru y'imiryango yose, n'igishura cyari cyoroshe amahanga yose. Azatsemba burundu icyitwa urupfu. Uhoraho Imana ahanagure amarira ku maso yose, avaneho ikimwaro cy'umuryango we mu gihugu cyose. Ibyo ni Uhoraho ubwe wabivuze. Uwo munsi bazavuga bati, Uhoraho niwe Mana yacu, twari twiringiye aratubohora. Amizero yacu ari muri Uhoraho. Nitwishime tunezerwe kuko aducungura. Bavandimwe, aya magambo ya Izayi umuhanuzi aratwereka ko uwishimye atumira inshuti ze ngo basangire. Imana yishimiye kudukiza, niko kudutumira gusangira nayo. Nitwishimire guhazwa n'Imana. Twese rero twitegure kuzataha ibyo birori bya Nyagasani, kuko uwo munsi uzaba ari uw'ibyishimo gusa, nta kizaba kiwubuzemo. Inyama z'ibinure zoroshye, divayi iryohereye n'ibindi byose buri wese azakenera. Divayi iryohereye igaragaza ibyishimo, inyama zimeze neza, mbese nta kizaba kibuze. Nta kibi kizaba kiharangwa, n'urupfu ntiruzongera kubaho ukundi. Nyagasani azahanagura amarira ku maso yabo, nk'uko umubyeyi yegereza umwana we akamuhoza amarira akamwiyegamiza. Umwana nawe akumva akiza impumu agatuza, kuko aba abonye umuhoza amarira y'abamukubitaga cyangwa se abamugiriraga nabi. Nguko rero uko Nyagasani azatwakira igihe tuzaba turuhutse ibibazo by'iyi si. Azagororera abashoboye kubaho birinda kuba mu maraha, mu bugizi bwa nabi ubwo ari bwo bwose, ubuhabara n'ubwomanzi n'ibindi byaha byose biranga mwene muntu. Iki ni cyo gihe rero cyo guhinduka kuri buri wese. Azatanyagura ibyadutandukanyaga byose, yongera duhurize mu muryango umwe. Abafitanye amakimbirane rero nimwigorore hakiri kare, ibyo mupfa mu bitanyagure, bitsiratsizwe burundu, maze amahoro ahinde mu miryango yacu. Iyi vanjiri y'uyu munsi iratubwira umugani w'abatumiwe mu bukwe
n'umugani w'umwambaro w'ubukwe. Umugani w'abatumiwe ushaka gukangara Abayahudi. Imana yohereje abahanuzi kenshi ngo babatumire mu bukwe bw'umwana wayo, ariko banga kuza, bica abahanuzi. Amaherezo ni uko Yeruzalemu izasenywa, maze umuryango wabo ugasimburwa n'abanyamahanga, nibo bazinjira mu ngoma y'Imana. Naho umugani w'umwambaro ukangara abanyamahanga banze kwitegura ngo batahe ubukwe. None se wowe ni kangahe Nyagasani agusanga mu mirimo yawe ya buri munsi, mu buzima bwawe bwa buri munsi, akagutumira ariko ugafunga amatwi, ukaba ikiragi, ukamuhunza amaso? Umeze nka bariya batumiwe ntibitabire ubutumire. Ese amaherezo azaba ayahe? Umwanya wawe wari uteganyirijwe bazawuha undi, wivutse utyo ibyiza Nyagasani yaguteguriye. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo watashye ubukwe ukabona icyo unywa n'icyo urya, burya utaha wishimye. Naho iyo wamanjiriwe utaha ugaya. Utegura ubukwe aravunika. Nimurebe ibintu byose bimusaba kugira ngo ashobore kwakira abazaza bamugana. Bimutwara byinshi, bikamusaba imbaraga nyinshi kugira ngo ubukwe bwe buzagende neza. Ibaze rero ari wowe wateguye ubwo bukwe, abatumirwa ntibaze. Uranyumvira icyo gihombo? Ese uwo wateguriye ntaze aba akiri inshuti yawe, cyangwa abagutabye mu nama? Bakristo bavandimwe, twirinde guhemuka. Ku rundi ruhande, n'utumirwa burya aravunika. Bimusaba gushaka umwambaro w'ubukwe kugira ngo azagaragare neza. N'abaje mu bukwe nanone ntibazi imbokoboko. Hari icyo bitwaza kugira ngo bashyigikire abo bageni. Buri wese uko abishoboye agira imyiteguro yo gutaha ubukwe. Ese ko Nyagasani ahora adutumira buri cyumweru, tumwitegura dute? Twitabira ubutumire bwe dute? Ni uwuhe mwambaro twinjirana mu ngoro y'Imana ahaganje ijabiro? Ese aho ntitwaba twinjirana urwango, amakimbirane, uburakari n'ibindi byinshi nk'ibyo bitamuhesha icyubahiro? Ese abatitabira ubwo butumire bwe baba bari hehe? Aho ntibirirwa mu mazimwe, muri kabare, bapanga ubugizi bwa nabi, bari mu buhabara n'ubwomanzi, bakibera muri ibyo bakibagirwa icy'ingenzi? Twakwisubiyeho tugahinduka. Koko dutwarwa na byinshi bigeze n'aho bitwibagiza Umuremyi ari we mugenga w'ubuzima bwacu. Twige kubaho nka Pawulo mutagatifu utubwira mu isomo rya 2 ati, nzi kubaho ntunzwe na bike, nzi no kubaho muri byinshi. Muri byose, buri gihe nitoje guhaga no gusonza, gukira no gukena. Nshobora byose muri Kristo untera imbaraga. Ese koko iyo myumvire turayishoboye? Hirya no hino baramarana bashaka imitungo, imanza z'amahugu, gukandamiza no kuryamira abatishoboye. Ngibyo ibiteranya kandi bigateza amakimbirane mu miryango. Ababyeyi n'abana ntibacyumvikana kubera imitungo, baratonesha bamwe bagapfinagaza abandi, kandi bose ari abana bibyariye. Abana nabo si shasha, bareza agatuza, intugu barazizamura, amajosi barayanaga, ntibacyubaha ababyeyi babo. Ese koko
uwo mwambaro niwo dukwiye kwinjirana mu bukwe bwa ntama? Ese ibyo byose byatanga ibyishimo? Reka da, nitwiyambure ibyo bibi byose, twinjire ahaganje ibyishimo, umunezero n'amahoro. Nta handi tubisanga, ni kwa Nyagasani. Ahora dutumira buri cyumweru ngo dusangirire nawe mu ngoro ye ntagatifu, ahari byose. Ntitwinubire ubuzima bwacu turimo, ahubwo tubumuture ufite byose. Pawulo mutagatifu aratubwira tudakora ntakarye. Hari benshi batihanganira ubuzima babayemo, bakumva ko bagomba kubaho mu munezero, bagashyira amaboko mu mifuka ntibakore, bagacungana no kwiba iby'abandi, bapfumura amazu cyangwa basarura ibyo batabibye. Hari n'abakoresha andi mayeri nk'uburyarya, kugurizwa amafaranga bazi neza ko batazayishyura, n'andi mayeri yose bakoresha kugira ngo batagora ubuzima bwabo. Ese koko ibyo ni ibiranga ubukristu? Twumve ijwi rya Nyagasani riduhamagarira kumusanga ngo aduhaze ibyiza yaduteguriye. Tumwitabe twambaye umwambaro w'urukundo, ibyishimo n'umunezero, kuko dusanze nyir'ibintu kandi akaba nyir'ubuntu. Iwe nta kibuze, twitabire ubwo butumire bwe, twinjire mu ngoro ye ntagatifu nta kiguzi, dusangire ibyiza yaduteguriye. Nk'uko Pawulo mutagatifu aduhumuriza muri iri somo rya kabiri, agira ati, kandi Imana yanjye mu bukungahare n'ikuzo byayo izabasenderezeho ingabire zayo mu byo mukeneye byose muri Kristo Yezu. Nihakuzwe Imana, umubyeyi wacu iteka ryose. Amen. Dukwiye natwe kuba intumwa za Nyagasani, tujya mu mayira abiri, tugatumira uwo tubonye wese mu bukwe bwa ntama, aho tumusanga mu ngoro ye, kugira ngo dusangire ibyishimo, umunezero n'amahoro. Yari Padiri Idukomeze Providence, Paruwasi ya Nemba. Mugire icyumweru cyiza.